Yesu ashimwe, reka ntangire ngusuhuza nkwifurize amahoro y'Imana, nizere kumeze neza aho uherereye hose. Ni mwene so Prophet mu gusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza, iyi ni ya saha yo kubohoka, isaha y'umugisha, isaha y'igitangaza, isaha yo gukurwaho iminyururu, isaha yo gukurwaho ingoyi, izo arizo zose ziboshye ubuzima bwawe. Nta kindi usabwa, urasabwa kwizera kurarema, kwizera gukuraho ibintu byose. Kwizera ni urufunguzo rubasha kukugeza ku mugisha wawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi icyo ngusaba nta kindi, wowe ugeze hano muri iri teraniro ukaba ugiye kubana nanjye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusenga, ndagira ngo nkubwire ngo wicare urebe iyi video uyirangize, nibiba na ngombwa yisharinga abandi, urarike y'abantu nk'abangahe bereke nabo barebe ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Muri indyo yuzuye umwuka ararimba aravuga ngo numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Imana y'amahoro ishimwe. Rero nubona iyi video ukabona ni nziza, uyisharinga abandi, uyisangiza abandi, nabibagereho, kuko umuririmbyi avuga ngo wimara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Twagiye uyu munsi turongera tuganire ku kintu cyitwa kubohoka ndetse n'imbaraga zinaniza abantu zigatuma batagera ku mugisha wabo, imbaraga zitsikamira abantu zigatuma batagera ku cy'Imana yavuganye nabo. Akenshi muri ubu buzima usanga hari ibintu bitsikamira ubuzima bwawe, ugasanga ntibishaka ko ugera ku mugisha wawe, ugasenga ariko hakabura ukuta utarenga, ugasenga ariko hakaba imbaraga zigusubiza inyuma, ugasenga ariko ukabona urakoresha imbaraga nyinshi ariko ntabwo ugera ku mugisha wawe. Akenshi hari imbaraga ziba ziri ahantu ntizigaragariza. Imbaraga ni imbaraga z'umwijima, kuko ntiturwana n'ibintu bigaragara, turwana n'imyuka iri ahantu mu kirere, iyo ngiyo itagaragara. Rero ukeneye gusenga kugira ngo ubashe gupfumura urwo rukuta, ubashe kugera ku mugisha wawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusenga ku rwego usenga Imana ugapfumura, ukinjira, ugahirika ibikuta ku buryo ubasha kugera ku mugisha wawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dutangire dusenga, hanyuma tuze twanzika n'ikiganiro. Reka dusenga Imana. Data, ndagushima kuri Imana igira neza. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana y'amasezerano, kandi uri Imana y'abakwiringiye bose. Ntawe uzakorwa n'isoni yarakwiringiye. Natwe aya masaha turi imbere y'amaso yawe. Nje kuganira n'ubwoko bwawe ku ijambo ryawe, nkundira ntabari nge, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngaho rero ganza kandi utegeke, reka uze ukora ibikomeye hagati muri twebwe, maze izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Ubushize ikiganiro giheruka twaganiriye ibintu binanije abantu kandi byishe benshi bapfiriye muri byo. Kenshi usanga haba hari imbaraga zinaniza ubuzima bwa benshi. Twavuze kuri karande, tuvuga no ku mbaraga y'umuvumo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndetse tuvuga ku icyo bita karande. Hari karande ituruka ku kuba igisekuruza uvukamo. Kugira ngo ukire karande twabonye yuko ukwiriye kubohoka, ukabanza ukamenya igisekuruza uturukamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo tuvuze karande ntabwo ari iya none, karande ni iya kera, ituruka mu bisekuruza by'abatubanjirije. Ariko nanone iyo usomye Bibiliya usanga yuko karande ari ikintu cyabayeho kuva kera. Imana y'amahoro itugirire neza. Uhereye kuva ku ba Aburahamu ukagenda ugakomeza, iyi karande yagiye ikurikirana benshi. Duhereye kuri Aburahamu sekuruza w'abizera, ubona yuko yagiye agira karande uhereye aho avuka kwa se kwa Tera, aho bakoreraga ibigirwamana, aho babazaga imana z'abanyamahanga. Na bugingo n'ubu ni karande yakurikiranye benshi. Uyu munsi turacyafite benshi baterekera, turacyafite benshi babandwa, turacyafite benshi izo mbaraga zaziritse zirabagumana. Iyo umaze kureba Aburahamu amajije kuva akagenda, tubona yuko yari afite umugore witwa Sarayi. Aburahamu nawe ntabwo yitwaga Aburahamu, yitwaga Aburamu. Imana y'amahoro itugirire neza. Atarahindurirwa izina yitwaga Aburamu, umugore we akitwa Sarayi. Imana y'amahoro itugirire neza. Niko Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Itangiriro. Imana y'amahoro itugirire neza. Aburahamu rero amajije
amaze guhamagarwa n'Imana, tubona yuko yahamagawe n'Imana mu itangira ibice byaho 12 ku murongo waho wa mbere, aho Imana yamubwiye ngo va aho ngaho mu gihugu utuye, usiga umuryango wawe n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha. Icyo ni icya mbere. Kabiri, nzogeza izina ryawe. Gatatu, uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ayo ni amagambo Imana yabwiye Aburahamu imuhamagarira, amubwira ngo, tubona yuko rero Aburahamu aragenda mu kugira umugore we witwa Sara. Ubwo turimo turavuga imbaraga yitwa karande. Birashoboka ko wagira karande warahamagawe n'Imana, birashoboka ko wagira karande kandi usenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyi mbaraga ya karande ni imbaraga ikurikirana abantu benshi, ikabananiza kandi ikabatsikamira, kuko karande ntigira umupaka, karande ntigira uwutinya. Abantu bose usanga babaho mu buzima, ariko ugasanga bafite karande. Benshi ugasanga bagira karande ikurikirana ubuzima bwabo, ituruka mu bisekuruza byabo bya kera. Hari umuntu wigeze kumbaza, arambaza ngo ese karande iba ari mbi gusa? Ntabwo habaho karande mbi gusa. Buriya kenshi uzasanga ari abantu bagira amafaranga aturuka kuri karande z'iwabo. Ugasanga uyu munsi ntabwo afite ikibazo cyo kurira indege, kubera yuko mu muryango w'iwabo bavutse se na nyina burira indege. Ibyo ni ibintu yakuze abona. Ise yavutse asanga imodoka ziparitse mu gipangu. Uwo nguwo avuka azi gutwara imodoka, arabireba akabibona. Ugasanga niyo akuze uwo mwuka uramukurikirana. Kubera iki? Iwabo batunze amafaranga, nawe uyu munsi ayo mafaranga akamukurikirana. Karande nziza nazo zibaho, zituruka mu bisekuruza by'abantu. Akenshi iyo uturuka mu muryango ukomeye, nawe gukomera kwawe biroroha. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo uturuka mu muryango w'abifashije, nawe iteka uba ukomeye. Uzasanga akenshi uzagera ahantu mwembi babiri amazina y'ahantu, uri umwana uturuka iyo ngiyo mu cyaro, iyo ngiyo mu miryango y'abantu batazwi, baturuka iyo ngiyo kwa Obededomu, nk'uko umwami yigeze avuga. Aravuga ngo ese ngo isanduku y'isezerano ngo imaje kwivugana uza, ngo imaje kumwica, ngo umwami arangije aravuga ngo ese nta muntu uri hano mu mudugudu twajyana iyi sanduku y'isezerano kugira ngo imwice? Barareba baravuga bati hari umuntu utagize umumaro, utagize icyo yica n'icyo akijije. Baravuga ngo uwo muntu yitwa Obededomu. Rero hari umuntu ubaho akaba nta kintu amaze, ubayeho mu buzima ntacyo wishe nta n'icyo ukijije. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngayo nguko rero ugasanga hari n'undi mwana wo mu muryango ukomeye. Mwembi iyo mugeze ahantu ukavuga ngo wowe uri uwo kwande, n'undi nawe akavuga aho aturuka, byanze bikunze uhita byigaragaza yuko karande y'umuryango uturukamo, ahantu umuryango uturuka urakonta cyane muri ubu buzima. Iyo umaze gukura, umuryango uturukamo urakonta. Ni nayo mpamvu umwe yavuze, aravuga ngo niba udaturuka mu muryango w'abakomeye, haranira kugira ngo abazagukomokaho bazaba abantu bakomeye. Niba umuryango w'iwanyu utari ukomeye, we iharanira kubaka umuryango uzakomera mu gihe kizaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta wundi buryo rero uzubaka uwo muryango ukomeye, ni ukubanza guca amateka yo mu gisekuruza cy'iwanyu, ukabanza ugaca ubukene bw'iwanyu, ukavuga ngo ndabwanze. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Rero tuzakomeza tunaganire, mbabwire ikintu bita umugisha w'izina. Hari umuntu ugira izina rikagira umugisha, hakaba n'umuntu ugira izina ugasanga iryo zina rifite inyatsi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga ufite izina ariko rifite inyatsi pe. Imana idutabare, Imana y'amahoro iduhindura amateka. Uzasanga hari abantu bagiye bitwa amazina, ayo mazina arabakurikirana, ndetse ayo mazina babera ikigeragezo, ababuza gutera imbere ndetse ababuza kuzamuka. Nujya no kwita umwana wawe izina, ujye ubanza utekereza iryo zina ugiye kumwita, kuko izina umwise ni wewe, iryo zina riramukurikirana. Ubona abantu bagiye bakomera muri Bibiliya, tubonamo umuntu witwa Yakobo. Yakobo bisobanuye umuriganya. Tubona yuko yariganije mwene se umugisha, arawiba pe, arawumuriganya neza neza, arawumutwara kandi biremera. Imana itugirire neza, kugeza igihe ahinduriwe izina. Amaze guhindurirwa izina yitwa Isiraheli. Isiraheli bisobanuye ngo iki? Imana y'amahoro itugirire neza. Bisobanuye ngo ni sekuruza w'amahanga. Uyu munsi imiryango yose 12 ya Isiraheli niyo yagiye ikomokamo abantu benshi bagiye batuye isi, bagiye bakwirakwira hirya no hino. Imana y'amahoro idutabare, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Tubona uwitwa Nabali.
Imana y'amahoro idutabare. Bibiliya ivuga uwitwa Nabali, umudamu we yigeze abivuga neza, aravuga ati ikigabo cyanjye ni ikigoryi, ni Nabali koko, izina ni ryo muntu. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uzasanga nufata umwana wawe ukamwita izina ryiza azagira umugisha, numwita izina ryiza rizamubera iry'umugisha, numwita izina ribi rizamukurikirana, ndetse n'amateka yiwe usange ntabwo agize ahantu agera. Tugaruke rero kuri ya karande twavugaga. Aburahamu ashaka umugore, muzi imyaka yabyaye agezeho. Yabyaye Sara agize imyaka 95, Aburahamu agize 105, nibwo babyaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Babyara umwana witwa Isaka. Bamaze kubyara umwana witwa Isaka, nawe aragenda ashaka umudamu witwa Rebeka. Imana y'amahoro itugirire neza. Amaje kumushaka, y'amahoro ishimwe cyane. Rero karande yahozeho kera, karande ituruka mu bisekuruza by'abantu. Iyo tuvuze ikintu bita karande, karande ni ikintu kinini kandi kigari ukwiriye kurwana nacyo, kuko karande ntitinya kuri umusirikare, karande ntitinya kuri umupolisi, karande ntitinya kuri bishop cyangwa uri apotere, karande ntitinya kuri umukire, karande nta kintu itinya. Iyi karande uzagira gutya ube uri bishop, bagusukeho amavuta na karande kurimo. Buriya hari abantu benshi ubona bakora ibintu ariko akaba atari bo babyikoresha, kenshi ari karande ibikora. Ugasanga umuntu ni pasiteri ariko rimwe na rimwe afatirwa mu bikorwa biteye isoni. Ugasanga ni pasiteri ariko w'umusambanyi, ni pasiteri w'umwicanyi, ni pasiteri. Ibintu byose akora umubonamo, umusangamo. Hari karande bajya kugusukaho amavuta, nayo bakayisukaho amavuta. Izo ni karande ziba zarimikishijwe amavuta. Ugasanga barakwimika ariko na karande nayo iri mu ikote. Ugasanga urimo uratitira wuzura umwuka wera, urawutitira ariko uratitirana na karande. Niyo mpamvu usanga umuntu arasenga kandi nyamara akeneye gukizwa, arabikunze, ariko ugasanga gukizwa byaramunaniye. Ugasanga umuntu afite amavuta ariko mu ipantaro byaranze pe, byaranze neza neza, ubusambanyi bwe burindwa mubi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga umuntu afite amavuta ariko ugasanga kubiswe hasi n'imbaraga y'abadayimoni. Ugasanga kubaka byaranze, ugasanga yubatse urwa mbere rurasenyutse, urwa kabiri rurasenyutse, akubaka gatatu kane, ugasanga byaranze. Akenshi burya hari igihe uvuga ngo ni ibigeragezo, ariko uba ukwiye kwisubiramo ukareba, ugasubira inyuma. Maganya Yeremiya yarabirebye arabivuga, aravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Abagaragu nibo badutegeka, ntawo kudukiza uhari. Ni ukuvuga ngo niba Yeremiya yarabibonye akavuga ngo ba data bakoze ibyaha, Imana itugirire neza. Rero kugira ngo uyu munsi ubimenye, ukeneye kumenya igisekuruza uvukamo, kuko igisekuruza uvukamo kirakonta. Byibuze menya kuva ku gisekuruza cya mbere, byibuze ugere ku gisekuruza cya 7. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubera impamvu karande y'ubusambanyi ni karande ikurikirana ibisekuruza bigera kuri 7, ikagenda igakurikirana ibyo bisekuruza uko ari 7, ubitondetse karande iragenda ikabikurikirana, ukazasanga uyo karande kuriho. Izindi karande ziragenda zigakurikirana ibisekuruza bigera kuri 3, ariko karande y'ubusambanyi yirihariye iragenda igakurikirana, ukazasanga iyo karande iragukurikirana. Kugira ngo rero karande ubashe kuyirwanya, mbere ya byose ni ukwemera ko karande iriho, kuko hari abarokore batemera ko karande iriho. Mbere ya byose banza wemere ko karande ihari. Numara kwemera ko ihari, ubanza urebe uvuge ngo ese ngewe hari karande ngendaho. Ubanza urebe ibiri kuba ku buzima bwawe, nurangiza wibuke mu muryango w'iwanyu. Numara kwibuka mu muryango w'iwanyu, uvuge ngo hari ibintu byabaga mu muryango w'iwacu bitari bisobanutse, ibi n'ibi. Nurangiza ubishyira ahangaha. Karande rero nibwo buryo uzabasha kuyirwanya, nibwo buryo uzabasha kuyitsinda. Twabonye ko karande atari icyaha, kuko karande ntabwo ari ikintu wizanira, ahubwo ni ikintu uvuka wowe ukagisanga. Karande si icyaha, nta nubwo karande yakubuza kujya mu ijuru, ariko ibyo karande izagukoresha bizatuma utinjira mu bwami. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo munyumve neza, ibyo karande izagukoresha bizatuma utinjira mu bwami. Imana itugirire neza, kuko ibyo karande ikoresha uzasanga ari ibintu biri aho ngaho bibi. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro idutabara. Izasanga ibyo karande gukoresha ari byo bibi cyane. Izasanga iguteza ubusambanyi, uzasanga iguteza ubujura. Buriya hari umuryango ubamo karande y'ubujura, ugasanga sekuruza wawe yaribaga na papa wawe akiba, ugasanga na mukuru wawe ariba, mbega ugasanga ni karande y'uruhererekane, abantu bakiba neza neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero kugira
kugira ngo urwanye karande, ntabwo karande ukeneye kuyisengera, karande barayirwanya. Karande ntibayisengera, karande barayirwanya. Kuko iyo wamaze kuyimenyaho ufata icyemezo ukavuga ngo ngiye kurwana n'uyu mwuka. Uyu mwuka rero kugira ngo urwane nawe bisaba umutima ukomeye, bisaba kumaramaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Bisaba umutima ukomeye, bisaba kumaramaza. Ukamenya ngo karande iwacu abayo karande yo kutubaka. Waba ugiriwe ubuntu kubaka urugo, ukamenya ko ibyo uzahurira nabyo mu rugo ari karande ikurwanya. Ukavuga ngo niba narashakanye n'umudamu wanjye dukundana, tukamarana umwaka dukundana, uyu mwaka wa kabiri bikaba bitangiye kwanga, uyu munsi nkaba dusigaye dushwana igitondo n'ikigoroba. Hari utuntu abantu bapfa ugasanga batari bakwiye kudupfa. Wareba neza ugasanga ni imbaraga ya karande iri ku buzima bwabo, irimo ibananiza. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero iyo wamaze kumenya ko hari imbaraga ya karande urwana nayo, ukeneye gukora ikintu cyitwa gusenga. Icyo ni icya mbere, kuko gukira karande kwa mbere bisaba gusenga, ugasenga kandi umaramaje. Cya kabiri, ugasenga ukiranutse, kuko buriya umukomisiyoneri uzana abadayimoni ku buzima bw'umuntu ni icyaha. Ni nayo mpamvu uyu munsi hari benshi bibaza ngo kuki muvuga karande kandi twarakijijwe. Yenda byemera, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, abaye icyaremwe gishya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo niba ibya kera biba bishize rero, iyo ugikizwa ucyakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba uhindutse icyaremwe gishya rwose. Niko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iyo uhindutse icyaremwe gishya rero, ibya kera biba bishize. Karande yongera kugaruka ryari rero? Ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe karande ntijya kure, ihagarara hariya igategereza igihe uzongera gusubira muri cya cyaha cyangwa ukongera kujya mu ntege nkeya. Iyo ugiye mu ntege nkeya, Bibiliya iravuga ngo iyo dayimoni ivuye mu muntu ngo iragenda ikazerera ishaka aho yinjira. Ngo noneho ngo iyo ugiriwe ubuntu ikabona icyuho gitoya cyane, kubera ko icyuho gitoya gituruka ku muntu usenga, gituruka cya gihe wagiye mu ntege nkeya, cya gihe utangiye gushidikanya ku Mana, na cya gihe utangiye kwiganyira. Aho ngaho niho haturuka icyuho, ugasanga iyo badayimoni bongeye kwinjira mu buzima bwawe. Kandi iyo bagarutse usanga baza bikubye inshuro 7, kuko dayimoni ntabwo aza ari umwe. Aho ngaho aba arimo azerera asaba umusada. Iyo yongeye kukwinjiramo rero aza arushubukana umwe wa mbere. Niyo mpamvu usanga wihana warasambanaga rimwe mu cyumweru, noneho watangira gusambana, noneho ugasanga usambana buri munsi kandi uri umurokore usenga. Impamvu nta yindi, karande abadayimoni baragiye, ariko bagiye kukugarukamo bagaruka bikubye inshuro 7, bazanye umusada. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero icyambwe ya mbere yo gukira karande ni ukwihana icyaha ukakireka. Ikwihana icyaha ukakireka, ukavuga ngo njye ndakijijwe, mbaye umwere, ntabwo nzongera gukora iki cyaha ukundi. Imana itugirire neza. Kabiri ni ugusenga. Gatatu ni ugusoma ijambo ry'Imana. Icya kane ni ukugira umushumba musengana. Ukeneye umushumba, ukeneye umutambyi musengana. Rero iyo karande yamaze kugera mu buzima bwawe ikongera ikagaruka, ni hahandi uba ukenera ikiganza cy'umutambyi. Nta kindi kintu cyagufasha uretse gusengana n'umutambyi, umuhanuzi w'Imana, warangiza akagusengera Imana akabasha kugutandukanya n'izo mbaraga z'abadayimoni. Impamvu nta yindi, karande ubundi zinjira mu buzima bw'abantu, biba ari ibintu abantu bagiye bakora kera, bakabandwa, bagaterekera, bakagirana ibihango n'abadayimoni, bakagirana ibihango n'imyuka mibi. Rero iyo karande yamaze kugera mu buzima bwawe, ukeneye gusenga, kandi ukagira umuntu musengana w'umutambyi akagusengera kugira ngo ubashe kubohoka. Aho ni hahandi uba ukeneye deliverance ku buzima bwawe, ikintu cyitwa kubohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Twihuse cyane rero, turimo tugenda, hari umuntu wambajije arambaza ngo ese karande yava ku buzima bw'umuntu? Karande ivaho rwose. Iyo ugize umutima urwana wimenyaho karande, ukavuga ngo nimenyeho iki kintu, nakumenye karande we. Ko hari abantu bagira karande y'uburwayi, ugasanga hari uburwayi buba mu muryango iwanyu baraburwaye, n'abana b'iwanyu barawurwaye, nyogosengera burwaye, nawe uyu munsi uraburwaye, ugasanga ni uburwayi bw'umuryango. Hari abantu bagira uburwayi bw'umuryango, ugasanga ni uburwayi mu muryango barwara. Ugasanga hari abantu bagira uburwayi bw'umutima mu muryango,
bawugira ubwo burwayi, ugasanga mu muryango w'abantu benshi bapfa bishwe na kanseri. Ikindi, hari n'abantu bagira umwuka wo gukenyuka. Buriya gukenyuka ni umuvumo. Imana y'amahoro itugirire neza, ko Bibiliya iravuga ngo tuzinjira mu mva zacu dushaje. Rero iyo muri wowe upfuye ugapfa ukenyutse, gukenyuka ni iki? Ni igihe umuntu apfiriye ku myaka iri munsi ya 30, 40, 40, 45, 50, 60. Ubundi guhera kuri 60, Bibiliya uyu munsi iravuga ngo kubera ko abantu bakoze ibyaha, imyaka ikagenda igabanuka, byibuze usanga ubu ngubu kurama k'umuntu byibuze bavuga ngo ni ku myaka 60, 70 kuzamura. Icyo gihe umuntu aba yaramye. Ariko ubundi mbere barenzaga n'ijana, kubera yuko Aburahamu turimo tuvuga yabyaye afite imyaka 105. Mu yandi magambo, mbere barayirenzaga, bararamaga. Ariko rero iyo hari ujya kureba ugasanga mu muryango w'iwanyu hari imyaka abantu batarenza, ugasanga hari imyaka abantu batarenza rwose. Ugasanga umuntu ugize imyaka 30, umuntu ugize imyaka 40, iyo myaka ntabwo ayirenza. Ugasanga neza 40 umuntu yigeze arapfa. Ugasanga barapfuye 3 bakurikirana, nawe ufite 39. ubu bwoba ni bwose, urabizi kuri ya mwaka utaha uzapfa. Hari umuntu nigeze gusengera, maze kumusengera yararwaye kanseri mu ibere. Amaze kurwara kanseri mu ibere, yarayimaranye igihe. Ambona mu kiganiro nk'uku nguku, ansanga ku rusengero. Amaze kunsanga ku rusengero, araza turasenga, arambwira uburyo kwa muganga bafashe umwanzuro wo kugira ngo bamuce ibere, ariko igihe cyo kurica kigeze basanga kanseri yaramurenze. Baravuga bati n'ubundi naho twarica n'ubundi nta kintu byatanga, kuko igihe cyawe kirimo kiragenda gishira. Ushaka wagenda ugategereza Imana, ugategereza igihe umunsi wawe wo gupfa. Arangije anyumvishije, araza nsanga ku rusengero, arambwira ati turashaka unsengera Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Turaganira, turimo tuganira, numva umwuka w'Imana ambwira ngo nimubwire ngo ntabwo azicwa na kanseri. Imana y'amahoro itugirire neza. Umva ukuntu uwo mumama yambwiye. Yarambwiye ati hoya muntu w'Imana, oya, ati iyi kanseri ndabizi izampitana, atahubwo icyo nje kugusaba nsengera ninapfa basi nzapfe nkijijwe. Hari ibintu abarokore bakunda kuvuga ngo Mana, ngo niba ariko wabyemeye basi ngweze ubugingo bwanjye basi uzanyakire. Yego nibyo, ni byiza ko usengera ubugingo bwawe, Imana ikazakwakira. Ariko umva nkubwire, muri kamere y'Imana ntiginanirwa. Uhereye mu itangira kugera mu byahishuwe, nasomye ijambo ry'Imana nsanga havuga gukomera kw'Imana, havuga imirimo y'Imana, havuga ibitangaza by'Imana. Iyo havuze ikintu cyitwa igitangaza, akenshi ni ibintu bidashobokera abantu. Bya bindi wowe ubona ko bitashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Bya bindi ubona ko bitakunda, imbere y'Imana byakunda. Umva mvugane nawe, haracyariho ibyiringiro, naho igiti cyatemwe kizongera gishibuke mu izina rya Yesu. Ati hoya, iyi kanseri izanyica ndayizi, izanyica. Imana y'amahoro itugirire neza, izanyica ndayizi. Hari umuntu rero uba waramaze kwiyakira, akumva muri we aravuze ati ngewe izanyica. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukumva aravuze ati ndabizi izanyica, atangira kundondorera, arambwira ati iyi kanseri yishe mama, iyi kanseri yishe nyogokuru, iyi kanseri yishe na mama wacu. Imana y'amahoro itugirire neza. Urumva ni karande iri mu gisekuruza cyo mu muryango w'iwabo wa mama wiwe, yari irimo. Ni kanseri yishe, urumva yishe nyirakuru, yisha nyina wabo, yica nyina. Urumva noneho ngo mu bana mama we yabyaye ngo hari harimo abandi bangahe, 2 barwaye iyo kanseri. Imana itugirire neza. Hari ikintu ukwiriye kumenya, nakubwiye ngo karande ntibayisengera, karande barayirwanya. Niba wimenyeho karande, tangira urwane intambara yo kuvuga ngo ibi byishe mama nge ntabwo bizanyica, ibi ngibi byananije ababyeyi banjye nge ntabwo bizananiza. Hari iby'iwacu batashoboye ariko nge nzabishobora. Ntabwo nge nize amashuri ariko abana banjye baziga amashuri mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo karande cyo ikintu ibidashaka, ntabwo ibishaka kuyubakana igisekuruza gishyashya, ntabwo ibishaka kuyubakana amateka mashyashya. Niyo mpamvu uyu munsi uba mu buzima bwo kugerageza gukoresha mariage, ugasanga ariko irapfuye bigeze ku munota wanyu.
nyuma. Hari umuntu nkurikiye none ahangaha igihe upfushije ubukwe ntabwo wakibara. Imana itugirire neza. Ikize nsengana n'umwana w'umukobwa apfushije ubukwe inshuro 6, nari n'ubwapfiriye mu murenge inshuro 2. Imana itugirire neza. Kuba ari agahinda, ariko tuganiriye neza aza kumbwira ngo mu muryango w'iwawe nta muntu wigeze akoresha mariage. Rero ikiba kirimo kikurwanya nta kindi, urimo urarwanywa n'uwo mwuka udashaka ko hari mariage iba ku buzima bwawe, kuko mu muryango w'iwanyu ntibakoresha mariage, ariko urashaka gukoresha mariage, urashaka kubaka igisekuruza gishya kitigeze kiba mu muryango w'iwanyu, kandi amaraso yatemberaga muri papa wawe wapfuye atarubaka inzu niyo agutemberamo. Niwo mwuka urimo kurwanya ngo ntuzigere wubaka inzu n'umunsi n'umwe. Uwo mwuka urimo urakurwanya. Niyo mpamvu ugerageza gushaka uburyo wakubaka, ariko igihe ugiye kubigeraho ugasanga birakunaniye, biranze. Ni ukuvuga ngo mu miryango y'iwanyu nta muntu ukomera, mu muryango w'iwanyu nta muntu ugira icyo ageraho, mu muryango w'iwanyu nta muntu ugira icyo afata. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusenga kugera ku rwego byanze bikunze iki iwanyu batagezeho ugomba kukigeraho. Kugira ngo ibi bintu bigereho ndaje nkubwire uburyo uzabigeraho. Uwo mumama rero turasengana, tugisengana Imana iravuga ngo njyewe ubwanjye nzamukiza kandi nzamubohora, kandi ntabwo azicwa n'uyu mwuka mu izina rya Yesu. Turasengana Imana uyu munsi na bugingo n'ubu. Ndabyibuka hari 2018 dushyira 2019. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ari aho ngaho arakomeye, arashima Imana. Uyu munsi ryabere ntibariciye, ibisebe byahoraga bininda kuri ryabere byavuyeho, byarashize. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ntabwo yigeze apfa, ni muzima. Uyu munsi arakora imirimo yiwe, uyu munsi aragenda kandi arubatse. Bari baramunenya, bari baramuvuyeho, nawe uyu munsi yaragarutse amera nk'abandi bantu. Iyi Mana ikiza kanseri, iyi Mana ikiza diyabete, iyi Mana ikiza sida, iyi Mana nta kintu na kimwe kijya kiyinanira. Ubwo ugiye kuvuga ngo sida ntikira, ubwo ugiye kuvuga ngo kanseri ntikira. None se sida niki? Sida rega uyu munsi wa none ni amaraso yawe nyine aba yanduye, ariko Imana ibasha kugukuramo ayo maraso ikagushyiramo ayandi mashyashya mu izina rya Yesu. Ibasha kubikora kuko ni Imana yihagije. Mbonye abantu benshi Imana igigirira neza. Uyu mukobwa byaje kumugendekera bute? Nyuma yuko apfushije ubukwe inshuro 6, wakwemera yuko uyu munsi yakoresheje mariage? Wakwemera ko uyu munsi yakoresheje yubatse urugo rwiwe? Ndashaka gusengana n'abantu rero, ndashaka gusengana n'abantu. Ubuzima bwawe ubona hari ibintu utajya ugeraho. Iyo ugiye kugera ku kintu cyiza ntabwo umenya uko bigenza. Iki kintu ubona kiva ku buzima bwawe ukabona kiragiye. Ugerageza gukoresha mariage nk'abandi, ariko ubukwe bwawe buhora bupfa. Ugerageza kubaka urugo, ariko byaranze. Uhora usohoka mu rugo rumwe ujya mu rundi. Uri umugabo uhora wubaka, ariko kubaka byaranze. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu ukwiriye kureba ukamenya ko hari imbaraga uri mu Rwanda nayo ukeneye gusengerwa Imana. Ukamenya ko hari imbaraga irimo iragutsikamira, ukeneye kuba imbere y'Imana. Uyu muntu ukinyumva umeze gutyo ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa by'umwihariko kugira ngo Imana ibohore ubuzima bwawe. Abantu barwaye indwara zazindi wumva yuko zananiranye, ndagira ngo nkubwire ngo amaraso ya Yesu arazikiza. Muri Yesu dufite ubutware. Umuririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe, nta kure habaho Imana itakuvana. Kwa Yesu dufite ubutware bwo gutegeka ubwo burwayi bukakurekura mu izina rya Yesu. Kwa Yesu dufite ubutware bwo gutegeka ubwo bugumba bukakurekura, ukabyara, ugakikira, ugahabwa umwana muzima mu izina rya Yesu.
kwa Yesu dufite ubutware. Imana y'amahoro itugirire neza. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Hari ibintu byananiranye ku buzima bwawe, injira mu masengesho dusenga Imana, Imana ibasha gukora ibikomeye. Kandi natangiye nkubwira ngo iyo wimenyeho karande uhagurukira kuyirwanya, ukavuga ngo ibyishe mama nge ntabwo bizanyica. Umva nkubwira, umwuka ukurondora ukubwira yuko iwanyu hari ibintu batagezeho, wowe vuga yuko uzabigeraho mu izina rya Yesu. We vuga yuko uzabibona. Impamvu ukwiriye kuvuga ko uzabibona ni uko uri umwana w'Imana. Iyo tuvuze ngo umuntu ni umwana w'Imana, tuba dushatse kuvuga iki? Umwana w'Imana bivuze yuko ari igikomangoma, kuko Imana ni umwami. Niba Imana ari umwami rero, ijya ibasha gukora cyane ibyo twebwe tutashobora. Imana ni umwami. Imana y'umwami rero, umwami data wa twese, ntabwo ajya ananirwa, nta nubwo ajya atsindwa. Niba uri umwana w'Imana rero, uyu munsi bivuze yuko uri igikomangoma. Igikomangoma rero ntabwo gisaba, nta nubwo kinginga, kirategeka, kuko muri cyo kiba gifite ubutware. Imbaraga se afite ni nacyo, izo mbaraga cyo gikomangoma nacyo kiba kizifite. Kwa Yesu dufite ubutware, kwa Yesu dufite ubushobozi, kwa Yesu dufite imbaraga. Mva nkubwire, Yesu Kristo hari amagambo yivugira avuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Rero turi mu gihe ukwiriye gusaba ikintu cyose ushaka ukagihabwa mu izina rya Yesu. Ukeneye gusaba umugisha ukawuhabwa, ukeneye gusaba buri kintu cyose ukagisaba ukagihabwa mu izina rya Yesu. Ukeneye gusaba amafaranga, data akayaguha mu izina rya Yesu. Iyo dusabye amafaranga kenshi tuyasaba mu ijuru, ariko data agira inzira ajya akoresha amafaranga ukayabona. Rero umaze igihe hari ibintu bigutsikamira, hari indwara zigutsikamira, ugasanga warwaye uburwayi bw'umugongo, warwaye uburwayi bw'amaguru, warwaye uburwayi bw'umutwe udakira, warwaye uburwayi bw'amayobera, ujya kwa muganga bashakishije indwara barayibura. Niba waragiye kwa muganga bagashakisha indwara bakayibura, umva bino bintu, ukeneye gusengerwa Imana. Ngwino dusenga Imana, Imana yabasha kubohora ubuzima bwawe. Umva mvugane nawe, niba ari we muntu ujya ubasha guhora upfusha ubukwe, ugasanga bupfuye inshuro irenze imwe, ebyiri, eshatu, umaze kuba abantu bose barakuzi. Niyo ubukwe uvuga ngo nzakoresha ubukwe, abantu baba bavuga ngo ntabwo uri seriye, n'ejo bigapfa. Ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu babaho mu buzima, ugerageza kubaka bigasenyuka, ugerageza kubaka bikanga, ugerageza kubaka ntibikunde. Ukeneye gusengerwa Imana. Ngwino dusenga Imana, Imana ibohora ubuzima bwawe. Ngwino dusenga Imana, Imana iguhindurira amateka. Ngwino dusenga Imana, winjire mu gitangaza cyawe, winjire mu mugisha wawe, winjire mu mahirwe yawe. Ikintu cya mbere ukeneye kumenya, izera Imana kurusha ibindi byose. Njye ukubwira gutya, icyanjye ni ugusenga, nawe ukizera gukora ni ukw'Imana. Ariko kimwe cyo nizeye gukora kw'Imana, nizeye Imana itabara, kuko Imana iri muri njyewe mindani, ni intwari kandi irakiza. Iyo Mana nawe iri muri wowe, ahubwo muri wowe ni uko utabizi ko iyo Mana ikurimo. Imana y'amahoro itugirire neza. Njye rero namaze kubihishurirwa ko Imana ishobora byose, irangije ingira urubuntu, impa n'imbaraga zo kubasha gusengera abera b'Imana. Mfite ibimenyetso by'abantu Imana yagiriye neza, abadamu Imana yahaye urubyaro, abandi Imana yabohoye bari baboshye, abagabo Imana yabohoye bari baboshye. Hari abantu Imana yahinduriye amateka, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari abantu Imana yaciriye inzira, hari abantu Imana yazuye ibyabo byari byarapfuye. Rero nawe twasengana Imana kandi Imana ikakubohora. Rero ukeneye kwizera kandi ukeneye guhagarara mu butware bwo gutegeka, ukavuga ngo njye ntabwo nzapfa nzarama. Ukeneye gusengera mu isengesho ryo gutegeka mu izina rya Yesu. Ukeneye gutegeka, dusengere mu mbaraga zo gutegeka. Utegeka ubwo burwayi bukurekure, utegeka izo mbaraga zikuboshye zikurekure, wizere Imana. Hari urwego ukwiriye kugeramo ukizera, ukavuga ngo Imana yacu ishobora byose. Ibyananiye abantu Imana irabishobora, ibyananiye abaganga Imana irabishoboye, ibyananiye imiryango Imana irabishoboye, ibyananiye. Uyu munsi wa none wivuga ngo ugiye mu bapfumu, wikwigirira nabi. Yesu aracyashobora, ngwino kwa Yesu. Yesu aracyakora,
Yesu aracyahindura amateka. Imana rero kumpera umugisha, reka dusengane Imana. Data ndagushima kuri Imana igira neza, ntegetse umugisha kuba ku buzima bw'umuntu wese warunkurikiye. Mubambira amahema umwagurira imbago, kandi umumara umubabaro. Uca inzira aho zitari ziri, byari bimuboshye bimurekure, karande ziwabo zose nzimukuyemo mu izina rya Yesu. Reka bakire umugisha kandi binjire mu butsinzi. Urakoze Yesu, amen. Imana y'amahoro ishimwe, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, habwa umugisha n'Imana. Shalom, shalom.